Mu Rwanda kwinjira mu ngabo si ibintu byoroshye, ahubwo ni urugendo rusaba umutima ukomeye, imbaraga ndetse n'ubwitange budasanzwe. Ariko se by'umwihariko ku bakobwa cyangwa se igitsina gore bigenda bite? Ni irihe kosi bakora ribahindura abasirikare nyabo? Uyu munsi tugiye kurebera hamwe tunakwereka urugendo rukomeye abakobwa banyuramo mbere yo kwinjira mu ngabo z'u Rwanda RDF. Nimba ari ubwa mbere wisanze kuri uno muyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda K&L Doxy Empire, kanda subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana no mu bindi byegeranyo byiza kandi bicukumbuye. Nguhaye yambu. Byose bitangira ku gutoranywa. Abakobwa bifuza kwinjira mu ngabo bagomba kuba bujuje ibisabwa bisanzwe kugira ngo ube umusirikare nyarwanda, harimo kuba bafite ubuzima bwiza buzira umuze nk'ibisanzwe umusirikare nyarwanda agomba kuba yujuje, kuba bafite imbaraga zihagije, kuba kandi bafite imyitwarire myiza, ndavuga discipline. Bapimwa kandi uburebure, ibiro ndetse banagakorerwa ibizamini by'ubwenge ndetse n'iby'umubiri, bakareba nimba koko bafite ubushobozi. Abatsinze nibo bahabwa amahirwe yo gutangira urugendo rushya rwa gisirikare muri RDF. Nyuma yo gutoranywa kandi batangira ikosi rizwi nka Basic Military Training. Aha niho ubuzima bwabo buhindukira burundu. Bamenyerezwa kandi gahunda zikomeye, arizo zo gukanguka kare cyane izuba ritararasa, nka saa 11 z'igitondo. Izi saha ni kare cyane. Bagakora imyitozo ngororamubiri ikomeye kugira ngo bamenyerezwe kuba bazarinda igihugu ndetse n'ubusugire bwacyo, kubahiriza amategeko ya gisirikare ndetse n'ibindi. Aha kandi niho batangira kumenya icyo bisobanuye kuba umusirikare. Ikosi ryabo kandi ririmo imyitozo ikomeye cyane, harimo nko kwiruka intera ndende cyane mu misozi ndetse n'ahandi, gutambuka cyangwa se guca mu nzira z'inzitane ikizwi nka obstacle courses, kwitoza kurasa ndetse no gukoresha imbunda yaba into ndetse n'inini, kwiga uko bahangana n'ibibazo bikomeye kuri terrain cyangwa se ikizwi nka combat, kurwana ukoresheje amaboko yawe ukirinda umwanzi. Abakobwa benshi bavuga ko ahari naho bagira ibihe bikomeye cyane kuri hano makosa akomeye. Hari igihe umubiri wabo unanirwa ariko umutima wo gutsinda ukabatera gukomeza. Si imbaraga z'umubiri gusa bisaba, kandi hari n'imyitozo yo mu mutwe bakora, kuko ntabwo ari abasirikare bakora nk'amarobo badatekereje cyangwa se badakoresheje ubwenge. Amateka y'igihugu bagomba kuyiga, indangagaciro z'ingabo za RDF, ubumwe, ubuyobozi ndetse n'ubunyangamugayo, byose baca mu ishuri bakabyiga kugira ngo bazabashe kunoza kurinda igihugu neza, bazi aho cyaturutse ndetse n'aho cyifuza kugera n'ibyo cyifuza kugeraho. Aha niho kandi bubakiraho kuba abasirikare bafite intego yo kurinda igihugu ndetse n'abaturage bagituye no gutanga umusada aho bibaye ngombwa. Mu gihe cy'iri kosi kandi si bose barangiza, hari abananirwa bagasezererwa bagasubira mu miryango yabo kuko batabashije gukomeza, kuko baba basanze uko babitekerezaga atari ko biri. Ariko abakomeza bagaragaza kwihangana gukomeye, bakorera hamwe ndetse no kudacika intege. Muri make, kugira ngo ube umusirikare wa RDF, waba uri umukobwa waba uri umusore, bisaba kuba wihangana, uzi gukorera hamwe ndetse udacika n'intege, kuko bino ubaye ubifite nibwo ubasha kuba umusirikare koko uhamye, ukaba utandukanye n'abandi bose. Aha niho kandi umukobwa ahinduka, akava mu buzima busanzwe akinjira mu buzima bw'ubusirikare, akaba umusirikare ku mutima, mu mutwe, mu myumvire ndetse n'ibindi. Nyuma y'amezi menshi y'imyitozo ikomeye, hagera igihe cyo gusoza ikosi. Bambara imyambaro ya gisirikare yuzuye, bagakora parade y'icyubahiro kuko baba bavuye mu kazi kadasanzwe. Aha niho bemererwa kandi bakemerwa nk'abasirikare ba RDF byuzuye koko, batakira abanyeshuri bari ku ikosi. Ni umunsi w'ibyishimo kuri bo, ni umunsi w'ishema kuri bo ndetse n'intambwe nshya mu buzima bwabo, na achievement cyangwa se n'igikorwa gitangaje baba bagezeho. Uyu ni wo mutima w'umusirikare bw'u Rwanda, ubwitange, imbaraga n'urukundo rw'igihugu. Bino nibyo biranga RDF, ni nabyo bituma igihugu gihora mu mutekano usesuye, binyuze muri bano basore ndetse n'inkumi barinda umutekano w'igihugu.
Ushobora gutekereza ko kuba ari abakobwa bahabwa ikosi rinyuranye n'iry'abahungu, ariko ntabwo ariko bimeze. Bahabwa ikosi rimwe kuko banarikorera hamwe, buri umwe wese icyo yakora n'undi aragikora. Abakobwa kandi banyura muri iri kosi, ntabwo baba basigaye ari abakobwa gusa, ahubwo bahinduka abarinda igihugu. Uno ni wo musozo w'icyegeranyo nari naguteguriye, njye wakikugezagaho nitwa Kwibuka Ronje nk'ibisanzwe. Nimba wari wisanze kuri uno muyoboro wa YouTube uri mushya, kanda subscribe. Nimba wakunze kino cyegeranyo, kanda like kandi ukande share, usangize na bagenzi bawe babone ibyiza aha tubagezaho. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Turacyakomeza kubagezaho inkuru zidasanzwe n'ibyegeranyo mpuzamahanga bicukumbuye mu birari by'ubutegetsi ndetse n'ububanyi n'amahanga ndetse n'amateka. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe mwese.